Hello ni Masengesho Abraham. Nk'uko mubizi ni umwe mu bantu bakunze kubakorera udushya twinshi. Uyu munsi tugiye kubakorera pura y'inzu, y'uburyo bakora pura y'inzu bayidesigninga bakaba bayishyira ku rupapuro. Nawe murabibona, ubu ni ubuso dufite, turashaka kuza kububyazamo inzu. So murabona iyi ni pura y'inzu yarangiye. Urabona iyi ni etage, iyi ni pura twakoze kandi nziza, urabona yuko yujuje ibisabwa. So ubu noneho tugiye gutangirana tubereka uburyo pura ikorwa. Isaba kuba ufite ikirero, isaba kuba ufite rura cyangwa se twavuga irate. Iyo tumaje kubona irate yacu, murabona ahangaha twari tumaje gutangira. Ubu twari tumaje kubona ubuso bw'ikibanza dufite. Ubuso bw'ikibanza dufite n'ubu ikibanza cyose dukeneye gukuramo iyi nzu yacu. Iyi nzu yacu tugiye kuyitangira. Uri kubona ahangaha izi ni inkuta z'inyuma, So inzu yacu tugiye rero kuyitangira ikibanza, kuyikorera pura. Ubu ni mu buryo tujya dukora pura dukoresheje ikaramu. Ugomba kuba ufite peni cyangwa se ikaramu. Iyo dusoje ibi byose tumaze kubibona, dutangira pura yacu. Tugiye kubereka rero uburyo pura yacu igiye kugenda ikorwa n'uburyo iri bwaze kurangira imeze. Yes, turacyabibereka nk'uko muri kubibona. Pura yacu muri kuyibona. Izi nkuta mubonamo hano inyuma, izi ni za vene za fondasiyo. Imbere y'inzu yacu ni ukuvuga ngo uri kubona nk'iki ngiki, iki ni icyumba, ni seti y'icyumba. Uvuga ngo ahangaha urukuta rwacu rw'inyuma ni uru nguru ureba hano. So urw'imbere ni uru nguru ubona ahangaha gutya. Ahangaha ni 20 yacu y'urukuta. So ukurikirane neza uraza kubona uko pura ikorwa, kandi ntago biba bigoye, nta nubwo biba biruhije cyane ko umuntu yakora pura afite rura, afite na peni, ugakora pura yawe neza nta kibazo. Uraje ndabikwereka cyane uko uba ugomba kubikora. So nk'uko ubibona hano, aka kumba kari ahangaha, iyi ni dushe na tuwarete. Nk'uko uri kubibona hano bizamukana. So nk'uko mubibona hano, tuwarete yacu na dushe tumaze kurepara. Nk'ubu urabona iyi ni tuwarete yacu. Uyu ni umuryango ureba hano. Uyu ni umuryango ureba hano. Uyu ni umuryango ureba hano. Uyu ni umuryango wa tuwarete. Uyu ni umuryango wa dushe. Nk'uko muri kubibona, aha naho turahashyira umuryango kugira ngo ubashe kuba uvuye muri no dushe, ushobora kuba wazamo aha ukajya muri shambure yawe. Aya ni amadirishya, n'aya ni amadirishya. Nk'uko ubibona, urakomeza ubikurikirane, uragenda ubisobanukirwa. So nk'ahangaha uri kubona, so nk'ahangaha iyi ngiyi urabona ni esikariye. Iyi pura yacu ifite etaje hejuru. Iyi ni esikariye hejuru yayo, ubasha kuzurira ukajya hejuru mu byumba byo hejuru. So inzu yacu ikaba ihagaze gutya. So ni ukuvuga ngo uko mubibona, iyi mirongo ikase hano inyuma y'igikuta cyacu, iyi mirongo ikase niyo kugira ngo tumenyese ibyumba byacu bifite kangahe.
ni ukuvuga ngo urukuta ruba rufite 20 nk'ibisanzwe murabizi nibihinduka. So nibyo tugenda dushyiraho hano kuri kano gakubo, tugashyiraho 20 cm, 20 cm y'urukuta. Ubu kuva hano uvuye hano kugera hano hafite metero 5 nk'uko mubibona, hafite metero 5 nk'uko muri kubibona hano. Iki cyumba cyacu kuva hano kugera hano hafite metero 5. So dukurikizaho rero nk'uko mubibona, tuvuga ngo iyi site yacu noneho ya hano, aka kacu kano ga salle de bain kacu gafite kuva hano urana kiye 20 y'urukuta. Kuva hano noneho ugera ahangaha harimo metero 2 nizo dushyira hano. Uvuga ngo tweza twambuka ahangaha ureba urukuta kuva hano kugera aha, nibyo tuza dusanga bifite metero 2 zidahinduka. Kuva aha ugera aha naho hakaba hafite metero 2 zidahinduka. So gutyo rero urabona ahangaha twashyize metero 1. Iyi metero 1 yavuye yaje nk'uko mubibona. Izino esikariye zacu ziri aha, iyi lokale ya hano kano zifata gahwanye na metero nizo tuza tugashyira hano kugira ngo ubashe gusobanukirwa urukuta rufite kangahe, kugira ngo uze kurambura ubukwe bw'icyubako cyawe. So urabona noneho ahangaha ngiye kwereka urukuta twase dusigarana hano. Uvuye kuri 20 ya hano ukajya kuri ya hano, ubwo ntabwo tukigera hano kuko ahangaha ni iyi lokale y'icyumba, iyi site y'icyumba. Noneho turi ahangaha niho uhita usangamo kuva hano ugera hano harimo 4, ubwo ni metero 4. No aha kugera harimo kangahe? Metero 4. So uraza noneho urabona ahangaha harimo idirishya ya metero 2. Hano hasigara 50, hano hagasigara 50 kuko dufitemo 3 bitewe n'ukuntu icyumba cyawe kingana. Dufite icyumba cya metero 3, twakeneyemo idirishya ya metero 2. So uru ni urukuta rwa hano kuva hano kuri 20 kugera kuri 20 harimo 3 metero 3. Noneho iyi salle de bain hano harimo 140. Harimo 140 kuva aha ugera harimo 140. Kuva hano ugera aha harimo 140. Nibyo dushyira hano. Noneho sasa reka tuze turebe kuva uvuye aha kugera aha hafite kangahe. Turaza gusanga icyumba cyacu ahangaha kifite kuva kuri 20 kugera kuri 20 y'urukuta rwacu. Hano turasanga gifite 370. Harimo metero 370 ni ikara dufite. Nibyo tuhita tuza noneho rero kuva hano ugera tubisangamo n'ubundi ni bya bindi bigire gute bidahinduka, bya bindi bitagira gute bidahinduka, bya bindi bitagira bite bidahinduka bitewe n'iki nuko urukuta rwacu rumeze. So aha hantu rero aha twakomeje kubereka, twaberetse umuzenguruko w'inzu yacu uko ungana. Ubu nibyo dushoje.
umuzenguruko w'inzu yacu uko ungana. Noneho tugiye kwereka uyu ni umuryango w'icyo waho winjira ugiyemo ahangaha. Iyo umaze kwinjira, iyi ni idirishya ryacu. So ngiye kubasobanurira noneho gatoya ko iyi ngiyi muri kuyibona na etaje, ni etaje turi gukorera agapura. Muri kubona hano iyi ni etaje yacu, iyo tuyisoje gutya kuyikorera agapura kameze gutya. Ibi ni ibyuma dufite hano gusa, hejuru nituhagera tuzahindura. Twashatse gukora salo n'icyumba kinini, so nitugera hejuru tuzahindura aha muri ino salo tuhacemo kabiri havukemo ikindi cyumba, n'aha ngaha tuhacemo kabiri tubyazemo ikindi cyumba. So aha hazaguma ari korodoro izaba yinjira muri bino byumba. Tuzashakamo akantu k'agakorodoro kavuyemo aha ku buryo bizari neza cyane, tuzabibereka ku kindi gice gikurikiyeho. So nk'uko mubibona rero pura yacu ni iyi ngiyi uko muyibona yose. Iki ni ikibanza cyacu uko mubibona. Iyi ni site y'agaparikingi nayo uko murayibona. Ubwinjiriro bwacu n'ubu, so n'ibindi tuzagenda tubibereka gake gake.